uyu munsi ndashaka kuvugana n'abantu bashatse. Niba nawe warashatse igira hino tuvugane. Ujya ubona ukuntu iyo ugiye kuva nko mu rugo, wenda ugiye mu birori cyangwa se ugiye kubana n'abantu runaka, ubanza kwitunganya. Inshuro nyinshi n'uwo mwashakanye uramubwira akagufasha, akakurebera ko utunganye ku bw'aba bantu bandi ugiye kureba, kugira ngo ugende umeze neza. Ariko se nk'umwizera ujya wibaza ni gute ukwiye kwitunganya, utitunganya ku bw'aba bantu bandi ugiye kureba, ahubwo witunganya ku bw'uyu muntu mwashakanye, kugira ngo urugo rwanyu, kugira ngo umubano wanyu urusheho kumera neza. Muri iyi nyigisho turajya mu ijambo ry'Imana maze turebe ibintu bitatu byagufasha kwitunganya. Utitunganya kubera ko ugiye guhura n'abandi bantu, ahubwo witunganya ku bw'uyu muntu mwashakanye, kugira ngo urushako rwanyu rurusheho kumera neza. Reka rero ngusuhuze kandi nguhe ikaze hano ku Rushako TV. Niba ari ubwa mbere, njyewe nitwa Johnny. Rushako TV nayo ni platform twigiraho kurambagiza, kubana ndetse no kurera neza dushingiye ku kuri kw'ijambo ry'Imana. By'umwihariko uyu munsi turaza gutinda kuri aka gace ka kabiri kavuga ku kubana neza, kubana hagati y'abashakanye. Turaza kureba ibintu bitatu byagufasha kwitunganya, gutunganya umutima wawe, gutunganya ibitekerezo byawe, gutunganya ubuzima bwawe, utabikorera abandi bantu, utabikora nka kwa kundi witunganya ugiye kujya guhura n'abantu, ahubwo ubikorera uyu muntu mwashakanye, kugira ngo wowe n'uyu muntu mwashakanye umubano wanyu urusheho kuba mwiza. Reka tudatinze duhite dutangira n'ikintu cya mbere. Ikintu cya mbere cyagufasha kwitunganya kugira ngo umubano wawe n'uwo mwashakanye urusheho kugenda neza ni ugusenga. Birumvikana uhita wibaza uti gusenga se nirihe sumbwe riri mu gusenga, ku buryo nshaka kubaka urugo rwiza, nshaka ko umubano wanjye n'uwo twashakanye umera neza, ikintu cyo guheraho ari ugusenga. Gusenga buriya bifite umwihariko. Kubera iki? Yesu igihe yari ku isi, urumva yakoraga imirimo itandukanye. Yarigishaga, yakizaga abarwayi, yakoraga ibitangaza, ibintu byinshi bitandukanye. Ariko muri ibyo bintu byose nta hantu tubona abigishwa basanga Yesu ngo bamubwire ngo twigishe gukora ibitangaza, twigishe kwirukana abadayimoni. Reka da. Ariko iyo dusomye igitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 11, tubona abigishwa basanga Yesu bakamubwira ngo twigishe gusenga. Bisa naho ababigishwa bari babizi ko nibabasha gusenga nk'uko Yesu asenga, nibabasha kumenya gusenga nk'uko bikwiriye, bya bindi byose byo gukora ibitangaza n'iki bizaza nk'inyongera. Yesu rero arabibigisha koko. Mu gice cya 11 dutangira abigisha uko bakwiye gusenga, akabasobanurira ibintu byose, akabaha n'ingero, akabacira imigani ibafasha kumva agaciro ko gusenga. Hanyuma yajya gusoza iyi nyigisho ku murongo wa 13 akababwira ngo none se ko muzi guha abana banyu ibyiza kandi muri babi, so wo mu ijuru ntazarushaho rwose guha umwuka wera abamumusabye? Ahangaha Yesu abahishurira noneho ni izihe nyungu, ni ikihe kintu nyamukuru bakura mu gusenga. Akababwira ngo so wo mu ijuru ntazarushaho rwose guha umwuka wera abamumusabye. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo twebwe iyo dusenze biduhesha mwuka wera. Gusenga biduhesha mwuka wera. Birumvikana ko ushobora kuhita uvuga uti ndabyumva nyine biduhesha mwuka wera, ariko se mwuka wera ahuriye he n'ibintu byo kubaka urugo no kubana neza n'uwo twashakanye, bihuriye he na mwuka wera? Inshuro nyinshi iyo tuvuga urugo rwiza hari ibintu tuba dushaka kuvuga. Urumva tuba tuvuga urugo rurimo urukundo, tuba tuvuga urugo rurimo amahoro, tuba tuvuga urugo rurimo ibyishimo, tuba tuvuga urugo rurimo kwihanganirana, rurimo ubugwaneza, rurimo kwirinda, rurimo ingeso nziza. Bibiliya rero iyo ivuga kuri ibyo bintu, twebwe iyo tuvuga urugo rwiza tuba dusobanura ibivuga nk'imbuto z'umwuka. Reba Abagalatiya igice cya 5 uhereye ku murongo wa 22. Bibiliya tubwira ngo ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo n'ibyishimo n'amahoro no kwihangana no kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka no kugwa neza no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Ibi bivuze iki? Bivuze ngo bya bintu twebwe tureba tukumva icyabiduha mu rugo iwacu twaba dufite urugo rwiza, ubundi
ni imbuto zera ku giti cyitwa mwuka wera. Niba ushaka kubaka urugo rwiza, niba ushaka kugira urugo rurimo amahoro, itoze gusenga, itoze kujya ku mavi, itoze kwinginga Imana, hamwe no gusenga uyisengera, usengera uwo mwashakanye, usengera urugo rwanyu. Imana izagusukira mwuka wera, hanyuma mwuka wera niwe uzera imbuto y'urukundo n'amahoro n'ibyishimo no kwirinda no kugwa neza n'ingeso nziza. Ibyo rero niba mu rugo iwawe, nta kabuza uzaba ufite urugo rwiza. So nicyo ngicyo, ikintu cya mbere ukeneye kwitaho, ukeneye gushyira imbere, ni ugushaka umwanya wo gusenga mu buzima bwawe. Reka tujye ku kintu cya kabiri. Ikintu cya kabiri cyagufasha kwitunganya nk'umuntu ushaka kugira urugo rwiza, ni ukwakira inshingano zawe. Buri kintu kugira ngo kibashe gukora kigira structure, kigira ukuntu cyubakitse. Urugero, inzu kugira ngo ibe inzu, fondasiyo igomba kugira umwanya wayo, inkuta zikagira umwanya wazo, n'isakaro rikagira umwanya waryo. Ibaze nk'ubu ngubu ugiye nko kubaka inzu, ugashyiraho fondasiyo, hanyuma fondasiyo ukayisakara, ugashyiraho inkuta. Iyo nzu se yaba ikiri inzu? Ibintu byose muri rusange kugira ngo bibashe gukora, hari ukuntu bikorana, hari umwanya wa buri kintu. N'urugo rero narwo ni uko nguko, hari umwanya Imana yahaye umugabo, hari umwanya Imana yahaye umugore. Iyo umugabo ahagaze mu mwanya we n'umugore agahagarara mu mwanya we, nibwo babasha kugira urugo ruzima. Biratangaje ukuntu ibi bintu bijyanye na structure y'urugo cyangwa se n'inshingano za buri umwe mu bagize urugo, nabyo Bibiliya bivuga nk'imbuto y'umwuka, nko kuvuga ngo abantu buzuye umwuka wera bakwiye kubana bate. Reba mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya 5. Muri iki gice Pawulo iyo ageze ku murongo wa 18 abwira abizera ngo kandi ntimugasinde inzoga zirimo ubukubaganyi, ngo ahubwo mwuzure umwuka wera. Noneho yamara kubahira itegeko ryo kuzura umwuka wera, akabasobanurira aba bantu buzuye umwuka wera ubuzima bwabo buba bumeze gute, imibanire yabo bimeze gute. Agahera ku kuvugana n'abagore, akababwira ngo bagore mugandukira abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu. Ni ukuvuga ngo mu rugo umugore afite inshingano ze, afite ibintu Imana imuhamagarira. Ikintu cya mbere Imana imuhamagarira ni iki ngiki, ngo bagore mugandukira abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu. Kubizera nta kindi kintu kiri hejuru y'umwami wacu, nta bundi butware buri hejuru y'umwami wacu. Bivuze ngo kuganduka guhambaye gushobora kubaho ni ukugandukira umwami wacu. Ijambo ry'Imana rero ribwira abagore ngo bagore mugandukire abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu. Ni ukuvuga ngo kugira ngo urugo ruterane rubashe gukora neza, umugore wuzuye umwuka wera mubashisha kugandukira umugabo. Atari ugupfa kubikora uko yiboneye, ahubwo akabikora nk'ubikorera umwami wacu, akabikora nk'uko agandukira umwami wacu. Kuganduka bivuze kumvira no kubaha. Ni ukuvuga ngo umugore wuzuye umwuka wera Imana imuhamagarira kumvira no kubaha umugabo we, ibyo akabikora nk'uko abikorera umwami wacu. Ariko ntabwo agarukira aho ngaho. Ku murongo wa 25 Bibiliya ibibwira noneho umugabo wuzuye umwuka wera uko akwiye kubaho mu rugo rwe, n'izihe nshingano afite mu rugo rwe. Bibiliya ikavuga ngo bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira, ngo aryeze amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye, aryishyire rifite ubwiza, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ahubwo ngo ribe ryera ridafite inenge. No kuvuga iki? Nk'uko umugore afite inshingano zo kugandukira umugabo we, niko n'umugabo afite inshingano zo gukunda umugore we. Atari kumukunda uko yiboneye, ngo ahubwo kumukunda nk'uko Kristo akunda itorero, ngo aryeze, ngo aryishyire ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari. Ni ukuvuga ngo uru rukundo nirwo rweza itorero, nirwo ritunganya. N'umugabo rero ngurwo urukundo ahamagarirwa gukunda umugore we. Ntabwo umugore wawe asabwa kubanza kuba atunganye, kuba nta kosa yakoze kugira ngo umukunde, ahubwo uru rukundo umukunda nirwo Bibiliya ivuga urukundo iravuga ngo rutwikira ibyaha byinshi. Nirwo rweza uyu mugore, nirwo rumuhindura umuntu utunganye mu maso yawe, nirwo rumuhindura umuntu koko ukwiriye, niba ariko twavuga. So kugira rero ngo urugo rwawe rube ruzima, bisaba ko mwembi wowe n'uwo mwashakanye buri muntu yakira inshingano ze. Hanyuma Bibiliya itubwira ukuntu ibi bintu bibiri bikorana. Ku murongo wa 33 ngo nuko namwe umuntu wese akunda umugore we nk'uko yikunda, kugira ngo umugore nawe abone uko yubaha umugabo. Ni ukuvuga ngo
umugabo wakunze umugore we nk'uko bikwiriye, uru rukundo rutera uyu mugore kumugandukira. Niba uri umugabo ukaba ushaka kubona umugore ukubaha, umugore ukumvira, icyo gukora nta kindi ni ugukunda umugore wawe, ukamukunda bya bindi bavuga ngo urukundo ukarumuhata. Icyo ni ikintu cya kabiri. Niba ushaka kubona urugo rwawe runezerewe, nuwa ngo kwa kundi tujya twitunganya ushaka kujya nko mu birori kugira ngo ibintu bize kugenda neza, niba ushaka kwitunganya ngo n'urugo rwawe rumere neza, nk'umugabo kunda umugore wawe, umukunde rwose, urukundo urumuhate, ngo kugira ngo umugore nawe abone uko yubaha umugabo we. Ikintu cya gatatu cyagufasha kwitunganya kugira ngo umubano wawe n'uwo mwashakanye urusheho kuba mwiza, ni uguha mugenzi wawe ibimukwiriye. Urumva, iyo Imana iha abashakanye inshingano, iha umugabo ibyo akwiye gukora, igaha n'umugore ibyo akwiye gukora. Ariko izi nshingano ntabwo zigarukira ku muntu ku giti cye, kubera ko uganduka ari kugandukira umugabo we, ariko n'ukunda ari gukunda umugore we. Bisaba rero ko muri uku kubana kw'aba bantu, muri uku buri muntu gusohoza inshingano ze, bitagarukira aho ngaho, bitagarukira ku kubikora wishyira, ku kubikora wikiza ngo uri kurangiza inshingano zawe, ahubwo ukabikora uzirikana ibyo mugenzi wawe akeneye, uzirikana ibyo mugenzi wawe ashaka. Uburyo bworoshye bwo kubibona ni ukuntu nko gukunda. Abantu dukunda bitandukanye. Inshuro nyinshi nibwira ko nakunze kubera ko nabikoze nk'uko mbishaka, nk'uko biri mu mutima wanjye, ariko ntabwo umuntu nkunda abona urukundo kubera ko nakoze ibiri mu mutima wanjye, ahubwo nuko nakoze ibyo wakeneye. Umuntu nkunda afite uburyo yifuza gukundwamo. Gukunda neza ni ugukunda umuntu mu buryo we yifuza gukundwamo. Kimwe no kuganduka, ntabwo kuganduka kwawe nk'umugore bipimirwa mu ko wiyumva ngo uvuge ngo buriya namugandukiye nagize gutya. Oya, ahubwo uwo mwashakanye ugandukira niwe gipimo cyo kuganduka. Niba ushobora kukubwira ngo rwose ndumva ibi bihagije, ntacyo ngushinja mu kuganduka. Bibiliya rero iyo ivuga ko umuntu akora inshingano ze, ivuga guha mugenzi wawe ibimukwiriye. Tubisoma mu Rwambere rw'Abakorinto igice cya 7 umurongo wa 3, ngo umugabo aho umugore we ibimukwiriye, kandi n'umugore nawe abigenza atyo ku mugabo we. Abantu benshi iyo basoma uyu murongo bahita babihuza n'imibonano mpuzabitsina bakarekeraho, kandi birumvikana kubera ko umurongo wa 5 ukomeza uvuga ngo ntimukimane. Ariko Pawulo iyo ajya guhitamo iri jambo ngo umugabo aho umugore we ibimukwiriye n'umugore nawe abigenza atyo ku mugabo we, birenze cyane imibonano mpuzabitsina. Ubundi iyo ucukumbuye neza muri iri jambo ngo ibimukwiriye, usanga bya bintu byose tubona nk'imbuto z'umwuka bitsindagiye muri iri jambo. Ni ijambo rivuga ubugwaneza, ni ijambo rivuga gushyira uyu muntu imbere, kandi atari ibintu bivuye ku ruhande, ari ibintu biva muri wowe, biva mu ndiba y'umutima wawe, kumva unejejwe no kumushakira ibyishimo, no kumwitaho, no kumugirira neza. Iyo rero Pawulo avuga ngo umuntu ahe mugenzi we ibimukwiriye, babivuze gufata za mbuto z'umwuka, ntibibe ibintu byo hanze, ntibibe ibintu byo mu kazi aho ukorera, ahubwo bikaba ibintu uzana mu rugo iwawe. Uru rukundo, aya mahoro, uku kugwa neza, uku kwirinda, uku kwihangana, ubizane mu rugo rwawe, uwo mwashakanye abibone, abone ko koko ni wowe muntu wirinda, abone ko ni wowe muntu ushobora kumwihanganira, abone ko ibyishimo bye ubishyize imbere, ushaka ko yishima, ushaka ko anezerwa, ushaka ko agira amahoro. Icyo nicyo bivuze guha mugenzi wawe ibimukwiriye. Umuntu rero ushaka kugira urugo rwiza ni uko nguko yitunganya. Icya mbere, ugira umwanya wo gusenga. Kubinyuze mu gusenga uzahabwa Mwuka Wera. Mwuka Wera niwe wera imbuto z'amahoro n'ibyishimo n'umunezero, bya bindi twese dushaka mu ngo zacu. Ariko umuntu wuzuye Umwuka Wera afata inshingano mu rugo rwe. Nk'umugore, ijambo ry'Imana rigusaba kugandukira uwo mwashakanye, ngo kandi nubikora uko ubonye ubikore nk'ugandukira Kristo. Usaba Imana iguhe kugandukira uyu muntu, iguhe kumwumvira, iguhe kumwubaha. Nk'umugabo, ijambo ry'Imana rigusaba gukunda uyu muntu. Ntabwo ari ukumukunda uko ubonye, ni ukumukunda nk'uko Kristo yakunze itorero, ni ukumukunda nk'uko wikunda, kugira ngo umugore nawe abone uko yubaha
umugabo we. Urwo rukundo umukunda niyo fuel, nizo mbaraga zimutera mu kukugandukira. So niba ushaka icyubahiro mu rugo rwawe, nta yindi nzira ni ugukunda umugore wawe. Hanyuma icya gatatu, ibi bintu we kubikora wikiza, we kubikora kubera uko ubyumva, kubera uko ubitekereza, ahubwo ubikore uha mugenzi wawe bimukwiriye. Ni ukuvuga ngo ureke mugenzi wawe akubwira uko yifuza gukundwa, aba ari kumukunda, akubwira uko yifuza kugandukirwa, aba ari kumugandukira. Uhe mugenzi wawe ibimukwiriye. Iyo niyo nzira yonyine yo kubona urugo rwiza. Iyo niyo nzira yonyine yo kubona cya kindi twita ngo ni ijuru rito. Ntabwo ari ibintu byikora, ntabwo ari maje. Hari ukuntu abantu batekereza urugo rwiza bakagira ngo ni maje, bakagira ngo ni ibintu bipfa kuza gutyo. Oya, ibintu byose Imana yaremye bifite umurongo bigenderamo, bifite ukuntu byubakitse, bifite ukuntu bikora. Nujya ku mavi rero ugasenga, ukinginga Imana ikakuzuza Mwuka Wera. Mwuka Wera azera imbuto y'urukundo n'amahoro n'ibyishimo. Ibyo bintu Mwuka Wera ari kwera muri wowe, izo mbuto Mwuka Wera ari kwera muri wowe, uzisukire cyangwa se reka mvuge ngo uzigaburire uwo mwashakanye. Nuzi uwo mwashakanye, uzabona rwa rugo rurimo amahoro, rwa rugo rurimo urukundo, uzabona rwa rugo rwiza urota. So nicyo ngicyo, wakoze cyane. Imana iguhe umugisha, tuzabonane mu nyigisho y'ubutaha.